Tugiye kubazaho ibibazo ku bijanye n'amahame 95 Martin Luther yifashishije kuzana amavugurura mu idini rya Gatolika. Ikibazo ca mbere, ese mwatubwira mu ncamake ku buzima bwa Martin Luther? Ahitamo kwisomera Bibiliya ubwe, aricara asoma urwandiko rw'Abaroma, amaze kururangiza asoma urwandiko rw'Abagalatiya, amaze kururangiza rutekerezaho, aja muri Zaburi arayisoma arayirangiza. Nukuvuga ngo yarangije Abaroma n'Abagalatiya na Zaburi. Amaze kubirangiza aza kubona ukuri nyako mu Baroma igice cya 1 umurongo wa 17 ko umuntu atsindishirizwa no kwizera bidaheshejwe n'amategeko. Iryo jambo rigenderaho niryo yatangiriyeho kugira ngo azane amavugurura. Ikibazo cya kabiri, nike kintu nyamukuru Martin Luther yifuza guhindura mu idini rya Gatolika? Hari byinshi yifuza guhindura, nibyo tugiye kuvugaho mu ncambake. Icyambere yashatse guhindura avuga ko ubutware bwa papa bugomba kuba munsi y'ubwa Kristo Yesu. Icyo ni icyambere agombye guhindura, akabeka ko Yesu Kristo ari we mukuru w'itorero. Kuva yatangiye ndahira bwa Petero ngo nanje ndavuze ngo uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzubaka itorero. Icyo gihe Martin Luther yashatse guhamya ko ubutware bwa papa buri munsi y'ubwa Yesu. Icya kabiri, yarashatse guhamya ko ubutegetsi bwa papa bugomba kugenzurwa na leta mu gihe cyose leta ibishakiye. Ingingo ya gatatu, yarashaka kuvugurura, yavuze ko itorero rikwiriye kwitoza guca bugufi bagafata ubuzima bwa Yesu Kristo yari afite mu gihe cy'itorero ry'intumwa. Ingingo ya kane yakoresheje, yaravuze ngo umugati n'igikombe abantu bakoresha ku igaburo ryera bidahinduka inyama n'amaraso bya Yesu Kristo, ahubwo byambara mu buryo bw'umwuka imbaraga z'amaraso ya Yesu n'umubiri we. Nico yashatse kuvugurura, uko bavugaga ko igihe barangiye gusengera umugati, igihe cy'igaburo ryera uhinduka inyama n'igikombe kigahinduka amaraso nyakuri. Ntabwo ari byo yashatse kuvugurura, avuga ko byambara mu buryo bw'umwuka imbaraga z'umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo. Ashaka kuvugurura iryo jambo. Ingingo ya gatanu, yashatse kwerekana ko abizera bose bemerewe gusoma Bibiliya, bitari abasacerdote gusa. Bari baratanze amahame kutari umusacerdote adakwiriye gusoma Bibiliya, ariko Martin Luther ashaka kubemeza ko umuntu wese wabyawe ubwa kabiri, kuko n'abari umusacerdote, akwiriye kwisomera Bibiliya akamenya ukuri. Noneho abibumbira muri aya magambo. Martin Luther avuga ngo agakiza gaturuka mu kwizera Yesu Kristo gusa, ntabwo biheshwa n'imirimo. Ashaka gukosora ijambo n'ihame rya papa rivuga ngo agakiza tugaheshwa n'amasakaramento y'itorero. Arongera arakosora, aravuga ngo Bibiliya yonyine niwe mutwaro ukomeye utuyobora ku Mana. Ariko ashaka gukosora ijambo rya papa rivuga ngo ubutegetsi bw'itorero na Bibiliya birafatanya kugira ngo biyobore itsinda ry'abera. Ntabwo Martin Luther ari wavuze ngo yitwa umuporoso, ahubwo Abagatolika baravuze ngo ubwo muhagurukiye kurwanya idini ry'ukuri kandi ritunganye ari ryo Gatolika, mukamuhagurukiye kurirwanya, murabigaragambya, noneho babita abaporoso. Nizo mpamvu abaporoso ni igitutsi cyatanzwe n'Abagatolika, bikomoka ko Abangirikane b'u Bwongereza banze kwitwa abaporoso, baravuga ngo ni Abagatolika bo mu Bwongereza niho byakomotse. Mu mahame 95 watubwira kujya mbere? Ihame rya mbere riravuga ngo iyo umuntu akoze penitence y'ubundi, kuko umwami Yesu Kristo yategetse, yashaka ko ubuzima bw'umuntu bwose buhinduka bugakora penitence. Nukuvuga ngo penitence ntabwo ikwiriye kuba ku rurimi gusa. Papa yabaga ari mu cyumba cyo hejuru, bari barubatse utuesikariye turiho amabuye asongoye, uwazamukaga musanga yagendaga apfukamye kugira ngo bigaragare ko ababariye ibyaha. Nuko barebaga ko watobotse amavi, wageraho none akavuga ngo ndakubabariye kuko ndi intumwa y'Imana, nkaba mpagarariye Imana ku isi, ntaho mvuguruzwa. Nizo mpamvu bavuga ngo ntabwo abasha kuvuguruzwa. Yicaye mu rusengero rwera bubatse rwa Basilique de Saint Pierre,
bivuga ngo iyo ari muri urwo rusengero yababarira ibyaha nk'uko Imana yabibabarira, kandi yacira abantu uwiteka nk'uko Imana yabaciraho iteka. Ubwo rero Martin Luther agiye gutangira itegeko rya mbere, aravanga itegeko rya mbere rivuga ngo penitensiya, ibintu byitwa kwicuza. Ntabwo ari ibintu byo mu kanwa gusa, ni ibintu umuntu yicuza ariko ubugingo bwe bwose bugahinduka. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Imana Kiza Edouard. Abari mu Rwanda turaswe tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Kenya shalom shalom, abari muri Congo shalom shalom, abari muri Uganda shalom shalom, abari muri Afrika y'Epfo shalom shalom, muri za Mozambique za Malawi mukurikirana ibiganiro byacu, ndetse abari muri Afrika mwese aho muri mwese turabasuhuje mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge shalom shalom. Abari ku mugabane wa Burayi shalom shalom, abari ku mugabane wa Aziya shalom shalom, abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom, abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom. Nkuko mura kuri kamera ya Gusenga etu kumwe na Dr. Revera Pastor Mazire uraho. Mwaramutse mute? Turi bazima. Mwatangira musenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya mwiza, umwanya w'icubahiro duhaye, umwanya wo gusangiza bene data batwumva ijambo ryawe, umwanya wo kwamamaza ishimwe ryawe, ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bahindukire. Inshingano ikomeye Yesu Kristo yasigiye abigishwa, yaravuze ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu kuba abigishwa banje. Ni wo mugambi dufite wo kwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bakumenye. Ndagushimiye ko uratangirana natwe ugasozanya natwe, kandi ijambo rye rikabasha guhindura no guhembura ku isi yose mu izina rya Yesu, amena. Pasiteri, tugiye kubazaho ibibazo ku bijyanye n'amahame 95 Martin Luther yifashishije kuzana amavugurura mu idini rya Gatolika. Ikibazo cya mbere, ese mwatubwira mu ncamake ku buzima bwa Martin Luther? Tubanje kuvuga mu ncamake kuri ayo mahame cyangwa se twavuga amategeko, bayise 95 thèse ya Martin Luther yamufashije kugira ngo azane ibyivugurura mu idini Gatolika. Aya mategeko cyangwa aya mahame tuzigisha rimwe kugeza igihe tuzayarangiriza, kugira ngo abantu bumve uko amavugurura yatangiye, n'abafite umugambi wo kuvugurura babe bareberaho uko Martin Luther yabikoze. Izo mpamvu twafashe umugambi wo kwiga aya mategeko uko ari 95 kugira ngo tuyageze ku bakristo n'abandi bose bo hirya no hino mu madini atandukanye, kugira ngo bamenye uko amavugurura akorwa nuko yatangiye n'ico yagezeho. Ahangaha rero Martin Luther yatubereye intangarugero mu bakoze amavugurura meza y'abantu bagana Kristo. Uwo mugabo Martin Luther ni Umudage, yavukiye ahantu hitwa Isaxe, ni intara imwe yo mu Budage ariko ni mu mujyi witwa Eisleben. Yavutse tariki 10 z'ukwa 11 10 Novembre 1483, aza gupfa tariki 18 z'ukwezi kwa kabiri 1546. Turebye imyaka yaramaze ni imyaka 62 n'amezi 3 n'iminsi 8, nibyo yaramaze ku isi. Ariko yakoze imirimo ikomeye, amavugurura akomeye mu idini Gatolika, ariryo ryaje kuvukamo ayo mavugurura, yaje kubyara ico bita idini rya Giprotestanti, niko abagatolika baryitaga idini rya Giprotestanti, babitaga abagorozi ba mbere. Amaze kuvuka rero yaravuka mu muryango wa gikene, ababyeyi be bari abakene cyane ku buryo kwiga yize kuri za buruse z'abandi. Angaha mu 1490 aho ngaho yatangiye primaire ahantu hitwa Eisleben. Noneho rero agiye kwiga ekole primaire, biba ngombwa kugira ngo arihirwe n'umugore. Hari umugore wamukunze ariko kubw'ubuzima buruhije Martin Luther bwaramunaniye,
atangira kwiga guhimba indirimbo kugira ngo aje aririmbira abantu bamuhe. Yakoreshaga umwironge cyane cyane na neberu, noneho aza gukundwa n'umugore witwa Kota. Uwo mugore witwa Kota aramwishimira, icyo gihe yaragiye muri segondere, aramwishimira. Mu myaka 17 ahitamo kumujyana iwe, ariko nyuma yaho aja kwiga ikilatini ahantu yitwa Imagedeburu, arongera aragenda aja hitwa Isenake, yiga ikilatini cyane, arakimetiriza, anaririmbira uwo mugore akamugaburira, umwana akamuririmbira, n'abandi baturanye bakaza kumviriza izo ndirimbo bakamugenera icyo yakagombye kurya. Arakura, none haza kubona amahirwe yo kwishyurwa bourse, aja mu universite yitwa Erfurt, ariho aboneye diplome y'impamyabushobozi ya lisansi ya mbere. Amaze kubona diplome ya lisansi, aba umuhanga cyane, akundwa n'abantu, agira doctrine nzima. Ariko noneho 1505 yigeze ahura n'impanuka, akubitwa n'inkuba. Inkuba imukubise iramutwika, ariko iramuhusha, ntiyavamo umwuka. Ariko igihe yatabaza gasha, yaravuze ngo Sainte Anne, ngo nunkiza nzaba umumonaki, nuvuga ngo nzaba mu muryango w'abihaye Imana. Amaze gukira inkuba yari yamukubise, mu izina yatabaje, kuko bizeraga abatakatifu niko bari barigishijwe. Yatabaje avuga uriya Anne wo muri Lukice cya 2:36, umupfakazi wari ushaje wihanganaga, bamushize mu batakatifu b'abagatulika. None agiye gutabaza aravuga ngo Sainte Anne, sauve moi, je serai moine. Barabirahira ko azaba umumonaki. Amaze gukira iyo mpanuka y'inkuba, niko byagenze, asoza amasezerano. Ariko none hakomeza kwiga, aja muri theologie ahantu yitwa Wittenberg, niho abonye diplome ya doctora mu myaka 29. Amaze kubona doctora ni 1512. Noneho inyigisho yakiraga mu idini gatulika, hariya mu gitabo cyitwa Histoire des Conciles, urupapuro rwa 621, haravuga ngo nta nyigisho cyangwa se nta butumwa yigeze yumva mu idini gatulika bwabashe kumumara inyota, ahubwo akora ubushakashatsi n'iki cyatuma abona ubutumwa bwiza bwabasha kumuhembura. Agumya gushidikanya, ariko akibaza, ninzana amavugurura mu idini gatulika, ayo mavugurura azagera ku bantu bose? Icyambere, yari umupadiri mwane, ariko afite abakaridino bari hejuru ye, hakaba papa uri hejuru ya byose, bagomba gufata umwanzuro uheruka. Nawe akibaza niba amavugurura azagera ku ntego, biramuyobera. Ariko abuze inyota, abuze cyamumara inyota mu butumwa bwiza yabonaga, bitewe na formalisme katolike, ubukonje bwari mico gihe, ahitamo kwisomera Bibiliya ubwe. Aricara asoma urwandiko rw'Abaroma, amaze kururangiza asoma urwandiko rw'Abagalatiya, amaze kururangiza rutekerezaho, aja muri Zaburi arayisoma arayirangiza. Nuvuga ngo yarangije Abaroma n'Abagalatiya na Zaburi. Amaze kubirangiza aza kubona ukuri nyako mu Baroma igice cya 1:17, ko umuntu atsindishirizwa no kwizera bidaheshejwe n'amategeko. Iryo jambo rigenderaho niryo yatangiriyeho kugira ngo azane amavugurura. Ubwo noneho rero yibwiraga ko inyigisho azatanga zizahindura katolicisme yose, ariko ntibyabasha gushoboka, kuko ntabwo ari we wari uhagarariye muvemasi, wari uhagarariye iryo tsinda, kandi yari ifite abantu bakomeye. Ahubwo byaje kuba intambara zikomeye. Nibwo mu 1517 amaze kugenzura neza amahame y'idini gatulika n'amabwiriza yose, aritegereza, abona ko yabibumbira mu ngingo cyangwa amahame 95, agenzura amakosa n'amafuti yari mu mategeko yabo. Noneho amaze kuyakora, niho yayanditse kugira ngo abantu bayabone, arayamanika. Ariko ayo mahame 95 yayakuye mu bintu bikurikira by'ingingo zikurikira, nizo turaza gusoma hanyuma. Noneho
icyo yibwiraga kiramunanira, ya mategeko ayamanitse ntibayemera, ahubwo bahitamo kuyigira inama yo kumurwanya. Ariko noneho n'abakora mu nyandiko amagambo avuguruza imyigishirize yabo, andika ibitabo bitatu. Igitabo cya mbere yandika ngo La noblesse allemande. Muri icyo gitabo avuga ko ubutware bwa papa atari bwo buheruka. Muri icyo gitabo avuga ko papa adakwiriye kugenzura ibyo hanze n'ibyo mu itorero, ibyo yanditsemo. None yanditse igitabo cya kabiri, icyo gitabo acita de la captivité de Babylone. Muri icyo gitabo yandikamo ko abantu batsindishirizwa n'amasakramento batazabasha kugera mu bwami bw'Imana, kuko amasakramento akomezwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Arabihamya muri icyo gitabo cyitwa de la captivité de Babylone. Noneho yandika igitabo cya gatatu de la liberté chrétienne, aho yavugaga ko umukristo wese yamaze kubyagurwa kabiri ahinduka umutambyi nyawe, kandi ko umuntu wese wizeye Yesu Kristo afite ubushobozi bwo gukora imirimo myiza iyo yizeye Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo uwizeye yakora imirimo myiza. Ariko haba impaka nyinshi. Mu 1520 niho yanditse ayo mahame cyangwa se izo ngingo zivuga amafuta akomeye muri ibyo bitabo bitatu yanditse. Noneho mu kwezi kwa gatandatu 1520 nibwo papa yamuhaye urwandiko rwo kugira ngo yivugurure yisubireho mu kwezi kwa gatandatu. Noneho nawe ararubika, ariko mu kwezi kwa 12 arujana ku rusengero, arutwikira ku karubanda abantu babireba. Noneho rero muri tariki 10 z'ukwezi kwa 12 nibwo yarutwitse. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 1521 bakora inama ikomeye, abakaridino bose ikomvotswe na papa, ihamagawe na papa, baramuhagarika baramwirukana. 1525 afite imyaka 42 nibwo yagiye muri kuva akuramo umukobwa witwa Gatarina Vobora, aramurongora. Noneho abavuye mu gipadiri, kuko mu 1524 nibwo yakwema imyambaro ya gipadiri, ari kwitegura nyine ubukwe hamwe n'uwo mubikira. Amurongora tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 1525. Ubwo nibwo rero yatandukanye n'idini Gatulika, biba birarangiye, afite umugore w'umupadiri none umubikira. Noneho imyaka 20 ni umwe bamaranye kugira ngo Martin Luther apfe. Babyaranye abana 6, abahungu 3 n'abakobwa 3. Umuhungu wa mbere yitwaga Hansen Johannes, none umukobwa hakurikiraho umukobwa witwa Elizabeth, hakurikiraho umukobwa witwa Magdalena, hakurikiraho umuhungu witwa Marite, hakurikiraho umuhungu witwa Paul. Umukobwa niwe waje guheruka witwa Elizabeth. Nukuvuga ngo abo bana 6 nibo yabyaranye n'uwo mukobwa, abahungu 3 n'abakobwa 3. Nibwo buzima bwa Martin Luther. Tariki 18 z'ukwezi kwa kabiri 1546 arapfa. Urakoze Pastor. Ikibazo cya kabiri, ni ikihe kintu nyamukuru Martin Luther yifuza guhindura mu idini rya Gatolika? Hari byinshi yifuza guhindura, nibyo tugiye kuvugaho mu ncambake. Icyambere yashatse guhindura avuga ko ubutware bwa papa bugomba kuba munsi y'ubwa Kristo Yesu. Icyo ni icyambere agombye guhindura, akabereka ko Yesu Kristo ari we mukuru w'itorero. Kuva yatangiye ndahira bwara Petero ngo nanje ndavuze ngo uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzubaka itorero. Icyo gihe Martin Luther yashatse guhamya ko ubutware bwa papa buri munsi y'ubwa Yesu. Icya kabiri yarashatse guhamya ko ubutegetsi bwa papa bugomba kugenzurwa na leta mu gihe cyose leta ibishakiye. Leta biri mu nshingano zayo, kuko abitorero nabo ni abaturage bayo,
kugira ngo agenzure ibintu byose bikorerwa mu itorero atabihutaje. Leta idahutaje ibikorerwa mu itorero, ariko yari ikwiriye no kubimenya. Ingingo ya gatatu yari ashaka kuvugurura, yavuze ko itorero rikwiriye kwitoza guca bugufi bagafata ubuzima bwa Yesu Kristo yari afite mu gihe cy'itorero ry'intumwa. Ingingo ya kane yakoresheje, yaravuze ngo umugati n'igikombe abantu bakoresha ku igaburo ryera bidahinduka inyama n'amaraso bya Yesu Kristo, ahubwo byambara mu buryo bw'umwuka imbaraga z'amaraso ya Yesu n'umubiri we. Nico yashatse kuvugurura, uko bavugaga ko igihe barangiye gusengera umugati, igihe cy'igaburo ryera uhinduka inyama, n'igikombe kigahinduka amaraso nyakuri. Ntabwo ari byo yashatse kuvugurura, avuga ko byambara mu buryo bw'umwuka imbaraga z'umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo. Ashaka kuvugurura iryo jambo. N'ubundi abantu barangije igaburo ryera, ibyasagutse babirya atari inyama, ahubwo babirya ari imigati. Ingingo ya gatanu yashatse kwerekana ko abizera bose bemerewe gusoma Bibiliya, bitari abasacerdote gusa. Bari baratanze amahame kutari umusacerdote adakwiriye gusoma Bibiliya, ariko Martin Luther ashaka kubemeza ko umuntu wese wabyawe ubwa kabiri, kuko n'abari umusacerdote, akwiriye kwisomera Bibiliya akamenya ukuri. Noneho abibumbira muri aya magambo. Martin Luther avuga ngo agakiza gaturuka mu kwizera Yesu Kristo gusa, ntabwo biheshwa n'imirimo. Ashaka gukosora ijambo n'ihame rya Papa rivuga ngo agakiza tugaheshwa n'amasakaramento y'itorero. Arongera arakosora, aravuga ngo Bibiliya yonyine niwe mutwaro ukomeye utuyobora ku Mana. Ariko ashaka gukosora ijambo rya Papa rivuga ngo ubutegetsi bw'itorero na Bibiliya birafatanya kugira ngo biyobore itsinda ry'abera. Ahangaha arongera aravuga ngo itorero, Martin Luther arakosora avuga ngo ni inzu y'umwuka, naho ihame rya Papa ryavugaga ko itorero ari ubuyobozi bw'itorero. Arongera aravuga ngo kwizera mu mbaraga z'umwuka nibyo bigeze umuntu ku gakiza, ariko Papa yaravugaga ngo ubuzima bwa gikristo bwo tubiheshwa n'imirimo dukoresheje ku mbaraga zacu n'ubushake. Arongera aravuga ngo iyo umuntu ashaka kugera ku Mana ayigeraho, kuko n'abari umutabyi bitanyuriye ku musacerdote. Naho Papa yari yaravuze ngo umuntu agera ku Mana ari uko abanjije kunyurira ku musacerdote. Niho yahamije aravuga ngo kwizera Yesu Kristo birahagije kugira ngo umuntu akizwe, kandi ibyanditswe byera bibe mu maboko y'umuntu wese, kandi Bibiliya y'umutware ubutegetsi bujana abantu ku Mana. Noneho kwicisha bugufi kw'imibereho ya Yesu Kristo mu isezerano risha nabyo bibi imyitozo y'abakristo bose. Noneho ubusacerdote by'ukuri bube ubw'abantu bose bakijijwe. Nizo mpamvu amasakaramentu uko ari 7 nayo agiye kuyavugurura nk'uko bivugwa, amaze kuvuga ngo Bibiliya isomwe ku mugaragaro n'abantu bose, kandi igaburo ryera ryegere buri muntu wese, kandi kuramya kube ku rurimi rwa kavukire kuri buri muntu. Noneho rero ahangaha yari ashaka kuvugurura n'itegeko rivuga ngo kwica umuntu wakoze icyaha ntabwo akwiriye kwicirwa mu rusengero, ahubwo akwiriye gucirwa imanza n'abo hanze, kuko leta ifite ubutware ku isi no ku itorero, ariko idahutaje imiyoborere y'itorero. Ahangaha nibyo yagendeyeho azana ayo mavugurura. Martin Luther aravuga ngo ngiye kubikora noneho mu ngingo 95. Uwazisoma rero yakumva iyo ntambara yari hagati ya Martin Luther n'idini ry'abagatulika. Ntabwo yabashe kubahindura, ariko amaze kuvuguzana amavugurura yaje gushigikirwa n'abantu batandukanye, uwitwa Yohana Calvin w'umufaransa, uwitwa Zwingli w'umusuwisi, uwitwa Guillaume Farel w'umufaransa. Abo bose na Melanchthon w'umudage baza kumushigikira, aza kugira imbaraga, kuko yarigiye Wittenberg mu universite, aza gukore uruganda ahantu yitwa Wittenberg kugira ngo asohore za Bibiliya. Noneho aziha abakristo kugira ngo buri wese yemererwe kwisomera ku mugaragaro. Niho yabonye abayoboke bakomeye,
amaze kugabanya za Bibiliya mu bantu arazikwirakwiza, niho imbaraga z'itorero rya giprotestante zaturutse. Ntabwo Martin Luther ari wavuze ngo yitwa umuporoso, ahubwo abagatulika baravuze ngo ubwo muhagurukiye kurwanya idini ry'ukuri kandi ritunganye ari ryo gatulika, mukaba muhagurukiye kurirwanya, murabigaragambya, noneho babita abaporoso. Nizo mpamvu abaporoso ni igitutsi cyatanzwe n'abagatulika, bikomoka ko abangirikane b'u Bwongereza banze kwitwa abaporoso, baravuga ngo ni abagatulika bo mu Bwongereza niho byakomotse. Abaporoso ni abahagurukiye kurwanya idini ryemewe, idini bavuga ko ritunganye, abahagurukiye kuzana amavugurura babita abaporoso, niyo nkomoko yabo. Ubwo ahitamo no kubumba amategeko 95 meza avugurura ibyakorwagamo byose. Cyane cyane ayo mategeko yibanda kuri indulgensiya, ibyete byo kugura ibyaha cyangwa korosha ibyaha byatangwaga na ba papa ku mafaranga, buri cyaha kikagira igiciro cyacu. Niho yakuye uburakari cyane n'ubukana bwo kwandika aya mategeko avuga ibya indulgensiya, kwitabasha gutsindishiriza umuntu no gukura abantu mu byaha. Urakoze pastor. Mu mahame 95 watubwira kujya mbere. Ihame rya mbere riravuga ngo iyo umuntu akoze penitence ubundi, kuko umwami Yesu Kristo yategetse, yashaka ko ubuzima bw'umuntu bwose buhinduka bugakora penitence. Nukuvuga ngo penitence ntabwo ikwiriye kuba ku rurimi gusa. Papa yabaga ari mu cyumba cyo hejuru, bari barubatse utuesikariye turiho amabuye yasongoye, uwazamukaga musanga yagendaga apfukamye kugira ngo bigaragare ko ababariye ibyaha, nuko barebaga ko watobotse amavi, wageraho none akavuga ngo ndakubabariye kuko ndi intumwa y'Imana, nkaba mpagarariye Imana ku isi, ntaho mvuguruzwa. Nizo mpamvu bavuga ngo ntabwo abasha kuvuguruzwa. Yicaye mu rusengero rwera bubatse rwa Basilique de Saint Pierre, bivuga ngo iyo ari muri urwo rusengero yababara ibyaha nk'uko Imana yabibabarira, kandi yacira abantu uwiteka nk'uko Imana yabaciraho iteka. Ubu rero Martin Luther agiye gutangira itegeko rya mbere, aravanga itegeko rya mbere rivuga ngo penitensiya, ibintu byitwa kwicuza, ntabwo ari ibintu byo mu kanwa gusa, ni ibintu umuntu yicuza ariko ubugingo bwe bwose bugahinduka. Nico ashaka kuvuga ngo penitensiya, ni umuntu akoze penitensiya, birasaba ko ubugingo bw'umuntu bwose bukorera muri iyo penitensiya, akihana wese, ntabicaremwe gisha igice, ahubwo akabicaremwe gisha ari umuntu wese. Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 20 guturutse kuri 17 kugeza kuri 21 haravuga ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu ababaye icaremwe gisha, ibya kera biba bishize, dore byose bibaye bisha. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo Yesu. Yesu Kristo noneho nawe atubera umutambyi wo kutwunga n'Imana, ariko adusigira ijambo ry'umwuzuro kugira ngo abamwemeye nabo bose babashe kunga bazimiye n'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, ngo birasa naho Imana yigingira bazimiye muri twe. Nico ashaka gusobanura muri iryo tegeko rya mbere, bisa naho Imana itwingingira bazimiye muri twe, kuko natwe tubaye abatambye mu cyimbo cya Kristo. Hari ijambo ry'Imana riravuga ngo yewe utarigeze ukora icyaha, Imana yamuhindiye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo duhinduke ubukiranuka kwayo. Bisobanura ngo amaze kwikorera ibyaha byacu twese, yahindutse umutambyi, kuko yahindutse yabaye igitambo cy'abantu bo ku isi bose kugira ngo abashe kutwunga n'Imana. Ni ukuvuga ngo abantu bose Yesu yabunze n'Imana, ariko kungwa n'Imana birasaba nawe urabishaka, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana we w'ikinege, kugira ngo uwizera wese atarimbuka ariko ahabwe ubugingo buhora. N'uwizera wese, ariko igitambo cya Kristo ni icy'abantu bose. Byanditswe muri Yohana ya mbere igice cya 2 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, aravuga ngo bakundwa ndabinginga ngo badakora icyaha, ariko nihagira ukora icyaha dufite umurengezi ukiranuka ari we Yesu Kristo dusabira ku Mana, niwe mpongano y'ibyaha byacu. Ijambo ry'Imana avuga ngo ntabwo ari ibyaha byacu gusa, ahubwo ni iby'abari mu isi bose.
muri iryo tegeko rya mbere ashaka gusobanura ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abicaremwe gisha, ibya kera bikaba bigiye, atari uko ukora penitensiya ya buri munsi umuntu asubira mu magambo y'ibyaha, abigumamo abisubiramo, abigumamo abisubiramo. Yashaka gukosora avuga ngo wakoze penitensiya katura, yarakwiriye guhinduka icaremwe gisha, ibya kera bigatandukana nawe. Iryo tegeko rya mbere yarashaka gusobanura. Ubwo tuzakurikiza irya kabiri, rya gatatu kugeza ku rya 95 kugira ngo twumve impamvu yazanye amavugurura mu idini gaturika bikozwe n'umuyobozi Martin Luther. Abaporoso ba mbere rero n'abariteriye. Ubwo hamaze kuza haje amakonvasiyonere, haza abariteriye, haza aba anabatiste, haza aba anglikane, none abo bose batagirira hamwe kuvugurura, barakomezanya, baratangira, baza kuzagwira. Niryo dini rya giprotestanti mwumva ririho uyu munsi wa none. Urakoze pastor, reka tugushimiye, tugubwe Imana iguha umugisha. Reka dushime n'umuntu yabanye natwe muri kiganiro, tugubwe nawe Imana iguha umugisha. Pastor, sinzi uko ashobora kongeraho. Ni kuri channel ya Gusenga Everyday tugiye gushiraho amategeko 95 ya Martin Luther, turangije rimwe. Ubutaha tuzakurikizaho irya kabiri cyangwa irya gatatu, byose kugeza igihe tuzayarangiriza uko ari 95. Niyo ntego twafashe. Ni Pastor Mpazibire go kuri channel ya Gusenga Everyday 076696620 kuri channel ya Gusenga Everyday 076696620. Murakoze gukurikira amategeko 95 ya Martin Luther. Imana ibaho umugisha. Urakoze, reka tugushimiye, tubabwire ngo ikiganiro nawe ubutaha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.